si Rayon Sport kuyizi federasiyo baretse gato federasiyo nk'abantu babanje kwandikirwa urwandiko rubamenyesha ko abantu bafite impungenge ku bantu bari buze kubasifurira umukino sibyo bakaba ari nabo bagiye gufata umwanzuro hari ibintu bitatu bagomba gutekerezaho kuki abantu bari baratwandikiye tuvuga ko uyu muntu tutamushaka aha hantu habaye imvururu zari zitewe n'iki kuki ikipe sibyo ya Bugesera nibyo yari maze gutsinda muri uwo mukino ariko yafashe umwanzuro wo gushyira abafana ahatemewe ku ruhande rwa ikintu numva cyaba kiri fair a weeklo match from zero batangire bashyire nta mukino nta mufana uhari match from zero kabisa njye uko mbyumva uko harimo amakosa gore kuri federation niwe uri gusohoka ikiganiro ndetse n'ikipe na Rayon Sport ko yakoze amakosa that's why navuga nti nanjye ngiye gutanga opinion yanjye Kazungu akurikizo Karenza ahita narangiza ikiganiro navuga ukabibona nkuko yari afite point ye njye uko mbyumva kuri scenario yabaye i Bugesera nk'umutasi igitekerezo mbifiteho ari nanjye ufata umwanzuro nawe ufata muri ubu buryo natera mpaga Bugesera ngahana abafana buretse rega niba opinion yanjye si yawe yawe wayitangaje oya ndi kuvuga abafana nyine ndi gukunga narigize ngo ugiye kumwira natera mpaga Bugesera nkahana abakunzi ba Rayon Sport kugira ngo nundi munsi hatazagira urota nkabahanisha imikino 3 isigaye nta mufana uza ku kibuga match ya Visio ubwo ni ebyiri ngo ni match ya Visio na match ya Gorilla nta mufana uza ku kibuga icyo nicyo cyemezo cyanjye bwa mbere nafata icya kabiri uko mbibona haramutse hafashwe icyemezo kitari icyo ndi gutekereza cyangwa icyo nifuza ni mugereka kuba peri yatwara igikombe muri saga zimeze gutya muri kuko niba bari guhanganira igikombe biturutse ku byemezo birimo amakosa nk'ayo Patrick yakoze nasaba buri muriyo hari hose kwikomera amashyi akanakomera komite yabo amashyi ntacyo batakoze igikombe cyaba kigiye mu buryo butari ubw'umupira murakoze ijambo ni ryawe yewe ntabwo ari kureba imicyo avuze icyemezo mbona cyafatwa ni ugusubira mu match yose minota 90 Bugesera ifite amakosa yakoze na Rayon Sport yakoze amakosa abafana ifite ayayo kuko ni nama buravuze ngo dukoreshe ubwenge wivuga ngo na amategeko ukazana urundi rusaku nk'ubu ndabibabwiye mbate gushakira kare uyu munsi kuvuga ngo match zakomereza hiri nkurikije abareye ko nabumvise na Emera hari hari n'abavuga bati muve mu kibuga mu byihorere na match zisigaye ntituzazikina urumva abantu urumva byoroshye fata icyemezo kivuga ngo ntikibera Rayon ntikinabera Bugesera sibyo yeme umugabo witeguye atsinde match iminota 90 mwese mukine Bugesera n'itsinda itahana 3 Ferwafa ikosa yakoze ihindura abasifuzi bagomba guhinduka abafana ba Rayon Sport bo kujya muri stade nk'abakoze amakosa n'aba Bugesera ntibajyeyo ariko none sasa match ku kindi kibuga cyane nibagiwe ku kindi kibuga ntabwo bakongera gukina kuri cya kibuga ntabwo bishoboka ni ku kindi yaba Kigali pere wabajyana mu ntara bagomba gukina ahandi hantu hatari abafana jewe rero uko mbibona yego ari gihe ufata icyemezo ikintu cya mbere nakora nabanza nkahana umunyamabanga wa Ferwafa na perezida we mbere ya byose mbere y'ibindi na komisiyo arbitrage yose sibyo bakeneye kwegura ibyo twabihereyeho kuko uyu munsi biteye isoni nibwo bwa mbere bibaye tutabigira ibintu byoroshye nibwo bwa mbere bibaye bivuze ngo Munyantwari amatora ataraba egura perezida Mushyugwa azazana n'umunyamabanga we akandi kantu twirangagiza ko nta munyamabanga w'umureyo urabahari ko nta munyamabanga w'umureyo ujya ushaka uriya mwanya ntabwo bishoboka gutinda bishoboka guteze ubuzima mu bivuze nka kwa Olivier uburanira inyungu za Rayon ntabwo aje kubera Rayon Sport siziko turimo perezida ni umwaperi n'urugero SG ni umureyo ibyo nibyo turimo turwanya ntabwo bakwiye kuza umuntu ikipe imwe ibona mu ishusho yindi abantu bari netire batari abafana batabaye mu nzira gakwaye yabaye umunyamabanga wa Rayon imyaka yose ubuse wabute umunyamabanga wa none se kamarade ko yamubaye muri AP ni amakosa nibyo nkubwira niyo karenza avuga twirinde icyo kintu hashaka kuza umuntu nyangamugayo nubwo afana Rayon reka nkwereke urugero Cucuri yakuza n'umufana wa AP abamuzi bose oya yabiba no mubongereza apana kubiba mubongereza iyo statement arabana batari babizi bavuze ikipe afana kugira ngo biborohere sinzana nabisomye premier igisezo dushoje buri musifuzi yavuze ikipe afana hakiri kare yego
ni ukuvuga ngo rero mbivuze kuko ari inyangamugayo nta na rimwe turabona bavuga ngo cucuri yabereye aperi kare nibyo rero niyo waba ufana yuzwi cyangwa ufana aperi mbere ya byose n'uwo tuvuga ngo Karenzi ni inyangamugayo naziba aperi cyangwa mukura ko atayifana we ya ni inyangamugayo mbere ya byose ubwo aricyo Karenzi avuze ndacyemeye Gakwaya ni umunyamabanga wa Rayon uzwi imyaka n'imyaka cyane azorohera aperi ntabwo bishoboka nuzana na kamarade rero ugaragara muri iyo shusho ni amakosa nk'uko De Gaulle yaje nibyo ni amakosa icyo ni izi ingaruka kuko twumvikane aperi yatewe forfe Richard nabo bakorana baragiye sibyo Ferwafa Amavubi yatewe forfe byakoze ku bantu ntabwo haba ikintu nka kiriya ngo abantu basigara niba habaye skandale nk'itaraba umupira w'u Rwanda umukino ukarangira utarangiye hagomba kugira ababibazwa mbere na mbere biranahurira n'amatora ko ari hazo amabwizo kuri ngewe ko mbibona si ukubaca intege umbare muzobe igitekerezo cya magifike buretse yego reka nuvuga ngo niba atakenze nk'umufana si ukubaca intege njye mbona iyo angere muvuga niyo angere njye nabonaga umunyantwara Alphonse ariko iyo angere ntigize ikosora ikibazo twari dufite muri twese ntawe uzi ngo abogamiye kuri aperi cyangwa se ku kipe ya Rayon Sport ariko ku kibipfa hari nanone nyine kuri perezida ariko bivuze ngo hashobora kuba hari ikindi kintu kiremereye kandi ubwo ko kamarade amurusha imbaraga icyo nicyo kibazo hashobora kuba hari ikindi kintu kiremereye giha imbaraga kamarade ziri tuzamunyantwara umuyobozi we nk'uyobora Ferwafa ni iki kiri kandi perezida iyo niyo realite niba umuntu ari umuyobozi wawe uri yesi umurusha imbaraga reka nyikubwire kamarade ku giti cye arushije imbaraga munyantwari cyangwa nubwo uzi ko nta kivuga reka nyikubwire igihe kamarade imbaraga kamarade yabaye mu ikipe ya aperi reka none ukeneye ko mubwiye ukeneye kunyunganira kamarade yabaye mu ikipe ya aperi aperi ni ikipe ya gisirikare aperi umuntu uyibamo waba uri umusivire waba utari umusivire uba uri umuntu wiyubashye kubera institution aperi ibarizwamo sibyo n'umuntu kubera ko yaraciye aho hantu ashobora kwitwaza ko ashyigikiwe n'izo nzego wenda agakandamiza abandi cyangwa akabakanga none se aho rero ntabwo icyo duvuga Karenzi yaranakomeje avuga ngo kamarade na perezida we begure icyo mvuga icyo gihe hari uvuga yego sibyo ayo ushobora ko noneho ntihaze ubucucu yazakirezisitaho dore icyaba rero icyemezo rero cya komisiyo kiraje ubwina bagushyigikiye baragushyigikiye ubwo niyo mpamvu uyisomanye icyemezo ntabwo kuba ko mushaka abanyarwanda baje babyumve cyari cyafashwe ariko jye nababwiye ariko utangaza icyemezo bazemo itaza kuba giteze induru ariko se ubu ni upiba n'ikirere ngo ukareba kuri Karenzi agiye umuntu wo muri iriya komisiyo yari amaze gutanga ubwino ahantu reka ibya Bugesera batangaza ndi umunyabugesera mfana Bugesera ndi uw'ibugesera sibyo ariko iyo nicaye hano ntabwo ubuze icyo ntekereza ntabwo ubuze icyo nifuza ngaho kidusomera icyemezo sinzi ibyo wifuza muri iyi saga ariko ntabwo umbereye mu mutima ngo umenye ibyo nifuza umwanya ni wowe siniya ingingo ya 21 ya code disciplinaire ya Ferwafa niyo komisiyo y'amarushanwa yakurikije ifata umwanzuro yego sibyo yego ubwo turabora bishyire kuri Twitter vuba ya SKFM ni ukuvuga ngo icyemezo kiravuga ngo mace izahera ku munota wa 57 ku kibuga cya Bugesera iyo niyo ngingo ya mbere ubwo abasifuzi ni babandi ingingo ya kabiri nta bafana nta bafana abantu batatu nibo bemerewe kuri buri kipe perezida visi perezida na secrétaire general sibyo fedo match ntigomba guhinduka nyine ngabo yisonga n'umusifuzi nkuko bisanzwe n'abari bari ku mpande urumva yego fedo match ubwo abasifuzi ntibahinduka iyo uvuze ko match isubukurwa abasifuzi ni babandi abasifuzi ntibahinduka n'ababanjemo 11 ni babandi sibyo abasifuzi uretse bari basimbuwe nyine
fedo match ntabwo ihinduka ubwo ni abakinnyi n'abasifuzi abari barimo abofisiyeri bose yego urimo urabyumva ababanjemo abari kuri bench utari kuri bench ubwo ntiyemerewe kujya kuri list 2-0 bya Bugesera. match izaba itariki 21 z'ukwa gatanu ubwo ni kwa kangahe ejo oya kwa gatatu ejo bundi kwa gatatu uyu munsi 19 uyu munsi 19 kwa gatatu. nyamara nababwiye ntumwanzuro wafashwe murambwira umwanzuro wafashwe kare ibyo ko wafashwe ibyo ko wafashwe ko umuntu wampaye amakuru umwanzuro Karenzi arawutangaje nk'umunya-Israel ujye wimwita 2-0. oya abantu twababwiye kare ikomereza kuri 2-0. Bugesera akomereza kuri 2-0 uyu munsi wabwira ihe jambo Tade Kazuba bari mugoroba ijambo wababwiye igikurikiraho muri kanegereza icyo bari buvuge ahubwo bo ni mugoroba wabwira ubuyobozi bwa Rayon Sport amakuru mfite nuko bari kategorike kuri iki kintu ntabwo bari tayari kuwukira bahoze basaba bavuga ati biramutse binakunze bafata uyu mwanzuro ariko nabwiye nti nyuma yuko nubwo tuvuga ngo hari ibaruwa yanditswe kuri match ya Mukura na Rayon Sport uretse gato kare izo ndoro twazibayemo hano kuri match ya Mukura barawukina Rayon Sport izakina umva se mubwire Kazo umbice nanjye kuvuga rwose umbice nanjye kubwira Kazo wese yakora iki umbwira ikintu kuri match ya Mukura cyo gihe bagezaho aho nuziko bavuze ngo hari ibaruwa ngo bagomba kwandika ni match ya Marine ngo rero bagomba kwandika baranditse baresinya ariko none biracyari muri office abareba baze duhure Velvet muri Ndimesha